Kubatanzi nitwa Niyumukiza David, nkaba nari mbazaniye ubutumwa bwiza, nagira ngo tuganire n'ibi bihe tugezemo. Dore ibihe bimeze nabi, corona yaciye ibintu, abakozi b'Imana bihugiyeho, abakozi b'Imana ntibakigenda nk'uko Imana ibishaka, abakozi b'Imana bamwe bibereye mu byabo bahugijwe n'imirimo, abandi baratatanye ngo ntago bagisenga ngo kubera insengero zifunze. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubundi urusengero nyakuri, urusengero n'urwo mu mutima, urusengero ntago ari urwo kugendana ku matwi gusa, urusengero n'urwo ku mutima, urusengero n'ibikorwa byo mu mutima. Kristo Yesu akora mu mutima, ntago akorera mu izo nsengero bavuga ko zifunze, ariko urusengero baba bavuga ko rufunze n'urwo mu mutima. Iyo urwo mu mutima rero ugomba kurufungurira Imana, Imana ikagusanga mukaganira, ukiyiriza ubusa nk'uko mbere byari bimeze, ukongera ukasabana n'Imana mu buryo bwiza, ukongera ugasabana n'Imana mu bihe bishije nk'uko wasabanaga nayo. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko bitewe n'ibihe tugezemo, abantu benshi bari kwibaza ibihe tugezemo ibyo ari byo, abandi bari kubifata nk'aho ari iby'imperuka. Ariko koko uko babivuze niko biri. Tugeze mu bihe bikomeye, tugeze muri bya bihe bya nyuma abantu bavuze, tugeze mu bihe bigoye rwose. Bakristo, nagira ngo mbakangurire mukongera mukiyibutsa imbaraga z'Imana, mukongera mukiyibutsa amaraso ya Yesu, kuko muri byose iyo udafite imbaraga z'Imana, ubundi muri byose ikintu cyose kigira fondasiyo. Ntago wabaho udafite fondasiyo ya Kristo, ntago wabaho udafite fondasiyo y'amaraso ya Kristo, kuko Yesu yaje kugira ngo abitangire. Ariko bamwe ngo yaje muri twe, bamwe ntibamwemera, bamwe bajyukwe abandi bajyukwe. Ariko nagira ngo mbabwire ko mugomba kugarukira umwami Yesu, kuko Kristo ni ukuri data. Imana ubundi ntago yabasha gutabara bitewe n'ibyaha turimo, Imana ntago yabasha kumanuka bitewe n'ibihe murimo, Imana ntago yabasha kugira icyo ikora bitewe n'ibihe tugezemo. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri ko ngo kujya kure kwanyu niko kwatumye Imana yacecetse. Ariko mugarukiye Imana yagira icyo ikora ku ibihe tugezemo, yagaruka ikongera ikubaka umurimo w'Imana nk'uko bisanzwe, yagaruka ikongera ikubaka ku bintu bikubakika, tukava mu bwigome, tukava mu burara. Abantu benshi dore mu iyi minsi bageze mu bihe bibi, umuntu ari kwitiranya nk'aho Imana itameze nk'uko ikimeze kera. Abantu bari kuvuga ngo Imana nta bihe igira, Imana kuko ibihe bihindagurika, ngo niko Imana ihindagurika, Imana igendana n'igihe. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko Imana uko yari iri kera na n'ubu niko iri. Imana ntabwo ihinduka, Imana ntabwo yigeze ihinduka kuva na kera, kuko uko yari iri kera na n'uyu munsi niko iri. Dore ko hamwe mu bihugu byo hanze ibintu byinshi bari kubitangarira bavuga ngo Imana ntabwo ibasha, ngo nta bitangaza igikora, ngo kandi Imana ngo ibuniga Imana batangira kuyitiranya nk'ibiremwa muntu. Ariko Imana nagira ngo mbabwire, Imana irahayo, iriherereye, kandi Imana izi ibikorwa dukora, izi imivugire tugenda, izi ibyo twirirwamo. Ariko nagira ngo mbabwire mugarukiye Uwiteka. Ibihe tugezemo abantu bari kwirara, abantu bari kuvuga ngo abantu bari kuvuga ngo mwagenda umugabo ku mugabo mukaryamana, kandi ayo ni amahano ntago abaho. Ibintu n'umupagani atabasha gukora, ibintu n'umunyabyaha atabasha gutinyuka. Ariko ugasanga hari abantu bari kubyamamaza ku nkoranyambaga ngo dore Yesu, ngo dore ngo ntago yigeze abaho, ngo umuriro ntago ubaho. Bagashaka kwanga ubwiza bw'Imana, ahubwo bakamamaza ibibi, ngo muze ari byo dukurikira, ngo muze tugende ngo mw'ibyo bibi ngo tubiramye. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko Imana ntago ibangikanwa n'ibyo ngibyo. Imana ntibangikanwa n'ibigirwamana, Imana ntibangikanwa n'amarozi, Imana ntibangikanwa n'amadayimoni, Imana ntibangikanwa n'izindi mana. Imana irihariye mu gihugu cyayo. Niyo mpamvu mugomba kugarukira Uwiteka, mukamwamamaza, mukamugarukira. Ngo icyatumye itumva ngo nuko mwagiye kure y'Uwiteka, ngo ibima amaso, ugutwi kwe ngo ntabwo kwapfuye, ngo ananirwe kumva, ngo nicyo cyatumye Uwiteka yariturije. Ariko nagira ngo mbabwire ngo arongera akababwira ngo intoki zanyu zandujwe n'amaraso, kandi ngo akanwa kanyu kavamo ibidafite umumaro, kavamo ibihwehwe. Ibihwehwe ni ibintu bidafite umumaro, ni ibintu bidafite iyo biva n'iyo bijya. Ariko nagira ngo mbabwire ngo akanwa kanyu mubashe kukaturira Yesu n'Umukiza, mukamwemera nk'uko yaje ku isi akabitangira. Nagira ngo mbabwire ngo namwe yabasha abavana akagira aho abageza, mu kubaka ingo nziza, akabavana mu ngo z'amayobe
amayobera y'iki gihe. Umuntu arashaka ejo bikaba byarangiye, mukaba mwakoze amadiforce. Ariko nagira ngo mbabwire, kubakirwa na Yesu ntako bisa. Kubakirwa na Yesu akakubaka ku rutare naho barusenya, ariko Imana yararukomeje, nta kintu rwaba. Nagira ngo mbabwire ngo kubakira kuri Yesu nibyo bibuye rizima ngo ryanzwe n'abubatsi, kuko Kristo ngo icyambere yateye umukristo we ngamutera ahantu ku mazi ngatazicwa n'inyota. Ariko uragusanga umukristo w'iki gihe abigiyemo, ejo abivuyemo, ejo abivuyemo agiye mu busambanyi, abivuyemo ejo abigiyemo agiye mu biganiro bipfuye. Ariko ntabwo ari uko Yesu adushaka yuko dukorera Imana ibyo byose tukava mu bibi, tugakurikira ubwiza bw'Imana, tukamamaza ko Yesu agira neza. Ibihungabanya izina ry'Imana tukabigendera kure, ibihungabanya ubwiza bw'Imana tukabyamaganira kure, ibihungabanya intebe yayo yo guhirakara tuyisubiza ku musaraba, ibyo tukabigendera kure. Nagira ngo mbabwire yuko ibihe tugezemo tugomba kwitwara neza, tukambaza Uwiteka, kuko niwe Mana, niwe yabasha gukiza, niwe yabasha kutuvura ibintu tugezemo, niwe yabasha kutwomora tukagera imitima ikomeye, akatwubaka, akagira hadukura na hatugeza, akatuvana mu bwigunge turimo, akatuvana mu mitima yagiye kure ngo covid imeze nabi, nditumereye nabi. Ariko nagira ngo mbabwire ko ntaho yagiye. Uko yariri kera na n'ubu niko ikimeze, uko yambikije Abayisiraheli inyanja itukura na n'ubu niko ikimeze. Uko yagiye akize, hari abantu yagiye ikiza ku kidendezi na n'ubu niko ikimeze. Uko Kristo ameze kera n'ubu niko imeze. Bari kutubwira ngo tugendere mu isi y'umwijima, ariko siko biri. Tugomba kugendera mu isi y'umucyo, kuko n'urugero nk'ubu ngubu ntabwo wagenda ahantu hatabona, ntabwo wagenda ahantu hari itara ry'umwijima, nta hantu waba uri kujya. Ariko nagira ngo mubwize ukuri ko iyo ugiye ahantu habona nibwo kuri. Ntabwo umuntu yakubwira ngo reka ibi ngibi, inzira y'ukuri yireke ujye mu iyi ngiyi bikunde. Oya, tugomba gukurikira inzira imwe, tugakurikira inzira ifunganye nk'uko Yesu abivuga. Bari kutwagurira mu nzira zikomeye, inzira zigenderamo abantu benshi, izo ni inzira zagutse. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri yuko izo nzira zagutse ntabwo tugomba kuzijyamo nk'abana b'Imana twatojwe n'amaraso ya Yesu. Kandi Yesu aravuga ngo nimba mwaranyemeye, mwemeye amaraso yanjye, waje mu isi, yaje mu isi aratwitangira, agira hadukura. Uwiteka yaratwejeje. Kristo nushimwe kubw'imbaraga zawe n'umuhati wawe ku bantu bawe. Iri jambo ryawe Kristo ni ukuri Data, turitambutse gutya ribagereho bayumve, ubazibura amatwi Kristo, babanze bumve icyo gukora, babanze bumve ko Kristo gukurikira inzira yawe atari ukwivanga n'ibibi, gukurikira inzira yawe atari ukuva mu busambanyi ngo baze bagukorere, gukurikira inzira yawe atari ukujya kure ngo baze bagukorere. Imitima yabo uyifate, bakwiringire, bagukorere. Kandi Kristo kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe Kristo, reka ugire icyo ukora kw'iri jambo. Reka imbaraga zawe zihindure, imbaraga zibasha guhindura mu bihugu byose. Imbaraga zawe zihindura, zikora imirimo n'ibitangaza, kuko uri Imana ibishoboye. Reka Kristo ni ukuri Data, reka ubwo bagenda bavuga ngo tugeze mu bihe by'amayobera, reka ubigire ibitangaje. Ubwo bavuga ngo Kristo tugeze mu bihe bikaze, reka ubigire ibyoroheje. Ubwo Kristo bavuga ngo tugeze mu bihe bigoye, reka Kristo wowe ubigire ibyoroheje, kuko uri Imana itanga ahantu horoheje. Kandi Kristo